muri iki gihe abantu benshi baba bafite ibibazo ku byerekeye ubukristo. Ubu rero muri iki kiganiro turaza kuvuga ku butatu butagatifu, uburyo ari Imana imwe, se ni gute Imana imwe igaragara, Yezu akaba Imana, Roho Mutagatifu akaba ari Imana. Turagaruka no ku cyabayeho kugira ngo habeho icyaha, ese byagenze bite, ese Satani yabikuye kugira ngo yigomeke. Ni ibintu abantu benshi dukunze kwibaza. Tukareba n'impamvu Kiliziya Gatolika iha agaciro Bikira Mariya, ni iyihe mpamvu. Turanareba ese koko Papa yaba ari Antikristo, kuko ni ibintu bivugwaho cyane n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, kubera ko ubuhanuzi bwabo bwavugaga mu 1944 Yesu agomba kugaruka. Ubwo rero kubw'iyo mpamvu bagomba kugaragaza ninde Antikristo. Ubwo rero icyo gihe bavuga ko Papa ari we Antikristo, nubwo ubuhanuzi bwabo butakunze, akaba ari idini rishingiye ku buhanuzi bw'ikinyoma. Muri 1944 tukaba tugeze muri 2025. Birumvikana gusa kuva icyo gihe no kugeza n'ubu baracyavuga ko Papa ari Antikristo. Ngira ngo ushobora no kujya mu rusengero rwabo ukarinda uvayo, aho kuba bigisha ijambo ry'Imana bari kwigisha uburyo ki Kiliziya Gatolika atari Kiliziya ya nyayo, nyine atari Kiliziya ya Kristo. Ibyo kuri bw'ibyo turagaruka no ku munsi wa gatandatu no ku cyumweru. Isabato ni ryari? Ese umunsi w'isabato ni uwuhe? Mbere na mbere umuntu yabanza kwibaza, se ni ngombwa, birakwiye ko abantu baganira ku bijyanye n'ibi bintu byose by'ubukristo, cyangwa ubukristo umuntu aba agomba kwemera akizera ibyanditse gusa akagenda aho ngaho nk'umuntu udafite ugutekereza? Reka bari nk'uko tubivuga, wirinde gutekereza, ukurikira ibintu pe, kabone n'ubwo yaba ari umushumba w'ikinyoma we upfa gukurikira gusa. Oya, ntabwo ariko bikwiye, kuko Imana niyo yatanze ubwenge. Ntabwo rero ubwo bwenge yabutanga ngo nibirangiza ku buryo ubwo bwenge budashobora no kwigeraho. Ntabwo bishoboka. Numva ko ibyo ntabwo bishoboka, ahubwo uburyo ubwo aribwo bwose umuntu aba ashobora kugera ku Mana. Ahubwo tugasanga ko Kristo avuga ngo hahirwa abemera batabonye. Bivuga ko abantu badashobora kwemera bakurikije ubwenge, kuko na Tomasi yakeneye gukora mu rubavu rwa Kristo, aramubwira ati koramo wumve, nuko akoramo maze aremera. Bivuze ko n'ubumenyi bwacu ntaho butatugeza, kuko bwatugeza no ku Mana. Cyane ko dusanga ko Kristo atari ibintu biri mu mutwe byo gutekereza gusa, nk'uko twumva ngo habayeho Mitra, habaho ba Dionysus, habaho Imana mu bihugu bya Scandinavia, ba Thor n'abandi benshi cyane bakunda kugaragaza mu mafilime, ba Hercule mu Misiri n'ibindi n'abandi benshi, Iris na Isis. Biriya ni mythology, ni ibitekerezo, ariko Kristo we ni umuntu wabayeho mu mateka. Bivuze ko usubiye inyuma mu mateka usanga ari umuntu wabayeho, akabaho, akaba mu bantu, agapfa, akazuka, kandi ku buryo bugaragara bitandukanye n'ahandi kusanga ari mythology. Bivuze ko yaba mu mateka usubiyeyo usanga koko harabayeho Kristo. Impamvu rero nta kibazo kirimo cyo kuba abantu baganira cyangwa se baburana ku byerekeye Imana, ni nk'uko bigaragara muri Izayi 1:18, aho Uhoraho avuga ati nimuze tuburane. Niba Uhoraho ashobora kubwira umuryango we ati muze tuburane, gusa ikigamije hano si uguteza impagarara, ahubwo aravuga ati naho ibyaha byanyu byatukura nk'indubaruba bizahinduka urwererane nk'urubura. Ibindi nk'uko dusanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Abanyatesaloniki 2:3-4 avuga ati kuko guhugura kwacu atari uko kuyobya, kutava mu byanduye, kandi kukaba atari uko kuriganya, ahubwo nk'uko Imana yatwemereye kugira ngo tube abo guhabwa ubutumwa bwiza niko tubuvuga. No kuvuga ngo kuba abantu kwigisha, kuko Kristo n'ubundi yavuze ati mugende mwigisha amahanga yose. Ubwo rero ntago bagendaga ngo bigira ubundi buryo bijyamo, ahubwo barigishaga abantu koko bakumva ko ibyo bavuga ari ukuri, barangiza bakemera. Niyo mpamvu Petero atugira inama muri baruwa ya mbere ya Petero 3:15-16, avuga ati
nimuhore mwiteguye guha igisubizo umuntu wese uzagira icyo ababaza ku byerekeye ukwizera kwanyu. Nyamara ariko mujye mubikorana ubugwaneza n'urukundo, kandi mufite umutima utaryarya, kugira ngo nibababeshyera abasibye imigenzereze yanyu muri Kristo bazakorwe n'ikimwaro. Ni ukuvuga ngo kuba umukristo agomba kuba ari umukristo uhamye mu kwemera, nicyo Bibiliya idusaba. Kandi kugira ngo hame mu kwemera, ni uko uba ugomba kugira ukwemera ku buryo waha umuntu igisubizo ku kwemera kwawe. Hato bitabaye ibyo, umuntu azakomanga ku muryango wakubwira ati Imana yantumye, ni uko kubera ko utazi n'ibyo wemera uhita ugenda. Ni nk'ibyo tubona abakristo benshi bava muri Kiliziya Gatolika bavuga bati twebwe tuzi Kiliziya Gatolika, twayikuriyemo kuva tukiri bato, twagize gute. Bakavuga bati ibyo rero ibintu byayo byose turabizi, ntaki kugeza n'ubwo bahakana n'ibintu biri muri Bibiliya. Urugero, hari umuntu twaganiriye mu minsi ishize, ndavuga nti hariho ibyaha bijyana ku rupfu n'ibyaha bitajyana ku rupfu, uvuga mortal sins na venial sins. Ahita nta n'ikindi gisubizo, nta no kwirirwa abaza, ahita avuga ati umuntu washyizeho iyo classification cyangwa se urwo rutonde ni ikivume. Kandi rwose ibindi bintu bigaragara muri Bibiliya mu mabaruwa Yohana yanditse, niwe Yohana ubwe niwe utanga classification y'ibyaha, venial sins na mortal sins, agaragaza ko ibyo ari ibyaha bibaho. Gusa atanga urugero rw'icyaha kiri venial cyoroheje, ariko ntago avuga urugero rw'ibyaha biri mortal sins, ibyaha bijyana ku rupfu. Ubwo rero ni ngombwa ko abantu hari igihe avuga ati njye nakuriye muri Kiliziya Gatolika, ndayizi ibiki byose, nyuma bikageraho kubera ko atarazi ukwemera arimo, bikamera nka yanzu yubatse ku musenyi, imvura iguye ihita yitwara. Ni ukuvuga ngo haje umuntu aramubwira ati biriya byose bemera ntabwo biba muri Bibiliya, nawe atigeze anasoma Bibiliya, ahita avuga ati ibi byari kumbwira nibyo. Kandi ni koko hano Pawulo nabwo atugira inama mu ibaruwa ya kabiri yandikiye Timote 3:1-5, avuga ati umenye neza kandi ko mu minsi y'imperuka hazabwira abantu bikunda ubwabo, n'abanzi b'ibyiza, n'abakunda ibyishimo by'umubiri aho gukunda Imana, n'abiha isura y'ubusabanira-Mana, ariko mu by'ukuri bahakana ishingiro ryabwo. Nabo ngabo urabirinde. Niyo mpamvu umuntu uza kwigisha, mbere na mbere ugomba kubanza ukareba muri Bibiliya, ukareba niba koko ibyo akwigisha ni uri mukuri, hato utazasanga uri mukurikira abantu bakuyobya. Kandi koko ni koko turi mu minsi y'imperuka, abantu benshi baruzuye, buri wese akubwira ngo nkoresha Bibiliya, ariko siko benshi siko bose imirongo muri Bibiliya bayemera. Abantu benshi ntabwo imirongo yose muri Bibiliya bayemera. Niyo mpamvu nkanjye nahisemo kuguma muri Kiliziya Gatolika, nubwo nabatirijwemo n'ubundi nkiri umwana, ariko sinicaye, turabikurikiranye nanjye ndabireba. Ni nk'uko n'ubundi dusanzwe tuzi ko umwana umugaburira amata akiri muto, iyo amaze gukura nawe ashobora kugenda akabaza ati ese mu mata habamo izihe ntungamubiri, nuko agasanga umubyeyi we yamugiriye neza kuva akiri muto. Ibyo rero nabyo dushimiraho ababyeyi bacu batubatirisha tukiri bato, bakaduha ibyo byiza by'ubukristo bamenye, nuko natwe twakura kubera ya nzira nziza badutoje, tukarushaho gukomera no kumenya bya byiza batumenyeye tukiri bato. Reka duhere ku kuvuga ku Mana imwe mu butatu butagatifu. Ni ikintu abantu benshi bakunze kwibazaho cyane, ese ni gute Imana ishobora kuba ari imwe? Yezu akaba ari Imana, Roho Mutagatifu ni Imana, kandi mukavuga ko ari n'Imana Data, ubwo si bwo murumva atari batatu? Ariko ni Imana imwe mu butatu butagatifu. Mbere na mbere kugira ngo tubyumve neza, ni ukuvuga ko buri kintu kiba gifite aho cyakomotse. Iyo ugiye muri fizike, nk'uko bisanzwe nk'uko twiga fizike, kuvuga ngo ikintu gifite icyagiteye. Kuvuga ngo iyo uvuze ati umuntu yabayeho, avuka kuri runaka, avuka kuri runaka, avuka kuri runaka, avuka kuri runaka, iyo ukomeje iyo shene ntabwo wazayikomeza kugeza muri infini, ahubwo nuko ibyo bintu biba bigomba kugira ahantu byahereye. Aho byahereye, icyo kintu cyatumye noneho habaho ikintu cya mbere, icyo kintu kiba kigomba kuba atari materiel. Ni ukuvuga ngo ntago agomba kuba ari ikintu cyagize ikigitera kubaho.
icyo rero nicyo tuvuga ko ari Imana. Rimwe na rimwe abahanga benshi baravuga bati nta kintu cyariho, ubusa nubwo bwatumye habaho ibintu, ngo bivuze ko Imana kuri bo ni ubwo busa, kuko ubwo busa butari ikintu gifatika nyine kiri fiziko, bwatumye habaho ibindi bintu biri fiziko. Gusa niyo mpamvu natwe abakristo tuvuga ati Imana ni umwuka, kubera ko yo ntago igomba kuba ari materiel kugira ngo itume habaho ibindi bintu biri materiel, kuko iba yari materiel haba hari ikindi kintu cyayishyizeho, kandi icyo ntago ari cyo tureba. Byaba bivuga ko hari indi Mana iri imbere yayo, twe rero icyo tureba ni ya Mana iri inyuma y'ibintu byose, y'ibindi bintu byose abantu batekereza. Nibwo rero tuvuga ko iyo Mana iri mu butatu butagatifu. Nigo turi mu butatu butagatifu mu buryo busanzwe bwa dukore nka kuri iyi si tubayeho. Tuvuga ko ikintu niba ari iyi kamera turimo dukoresha, hari umuntu wayikoze. Uwo muntu wayikoze agomba kuba azi ubwenge kugira ngo abashe gukora kamera. Nuvuga ngo iyo ukomeje kugenda usanga ko hari ikintu cy'ubwacyo ari ubwenge. Ubwo bwenge akaba ari bwo busakara no mu bandi bantu cyangwa se mu bindi bintu, butuma babasha gukora ibindi bintu bigaragaza ko hariho ubwenge cyangwa se bikoranye ubwenge. Niyo mpamvu tuvuga ko Imana ubwayo ni ubwenge, kuko hejuru yayo nta kindi kintu gihari. Tubyumve nko mu buryo twumva ko Kristo ari we avuga ati ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Ikintu iyo tuvuga tuti ni ukuri, tuba tugomba kukigereranya n'ukuri kuri hejuru. Ni nko avuga ati nta mwiza uriho uretse Imana yonyine. Nuvuga ngo iyo tuvuga tuti iki kintu ni cyiza, tuba tugomba kukigereranya n'Imana ubwayo. Nuko rero n'ubundi tuvuga tuti Imana ni ubwenge, kuko niyo itanga ubwenge ahandi hose. Iyo tuvuga ubwenge niko tuvuga Imana Data. Noneho ubwo bwenge ubwabwo bubaye buri bwonyine nta kintu bukora. Ubwenge ubwabwo buba bubitse, hari uburyo bubitsemo kugira ngo bwitwe ubwenge. Ubwenge buba bubitswe mu ijambo. Ari nabwo tuvuga tuti ijambo n'ubwenge ni bimwe. Niho dusangaho ko tuvuga tuti Imana Data n'Imana Mwana ni umwe, ntago bitandukanye. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora kumva ati Imana Data, Imana Mwana, aribwo tuvuga Imana Mwana, aribwo tuvuga Yezu. Imana Data na Yezu kuki bose ari Imana? Nuvuga ngo ijambo Imana Data n'ijambo ryayo bihora biri kumwe. Nta gihe wavuga ngo habayeho ubwenge butari mu ijambo ritariho, nta na rimwe. Ari nabwo bivuga buti mu ntangiriro jambo yariho, jambo yabanaga n'Imana kandi jambo akaba Imana. Nuvuga ngo jambo we ntabwo yigeze aremwa, ahubwo nawe yabanaga n'Imana. Ari nabwo avuga ati njye na Data turi umwe. Ari nabwo avuga ati umbonye aba yabonye Data. Nuvuga ngo iyo wabonye ijambo wabonye ubwenge. Ikiba gisigaye kugira ngo ibyo bintu bigumane ni uko haba hariho urukundo. Ari nabwo tuvuga Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni urukundo. Nuvuga ngo urwo rukundo ni rwo rutuma Imana Data n'Imana Mwana biba biri kumwe, ku buryo ari ubwenge, ari ijambo, ari n'urukundo. Rwa rukundo rufatanyije ijambo n'ubwenge byabereyeho rimwe kandi bikaba ikintu kimwe. Ari nabwo tuvuga tuti ni Imana. Ubwo rero nibwo dusanga ko ibyaremwe byose byaremwe n'ijambo ry'Imana, kandi tugasanga ko Roho Mutagatifu ari gutanga ubuzima. Ni ukuvuga ngo kubw'urukundo nibwo ibintu bibona ubuzima. Ubuzima bubonekera mu rukundo. Twibuke ko na Yezu yavuze ati bahaye itegeko rishya nuko mukundana. Dore itegeko riruta ayandi ni iryo gukundana. Toroshye kumva ko urukundo ni Roho Mutagatifu. Mbere hari igihe nanjye nibazaga ati se niba hari urukundo, hakaba ijambo, hakaba n'ubwenge, ugushaka, mbese Imana yaba yarashatse ryari? Ubwo niba byarabayeho bivuze ko kugira ngo Imana igire ikintu ishaka, nuko gushaka kwaba kwarabereyeho rimwe muri ibyo bintu. Ariko biroroshye kubyumva kuko ikintu cyose kiza ubwenge kirashaka. Ari nabwo dusanga ko umuntu wese agira wiri, kandi uko gushaka kukaba nta kindi kintu gufatiyeho. Niyo mpamvu ikintu umuntu afite cye bwite yigengaho
ni wiri, kandi uko gushaka ari nabwo uba ushobora guhitamo ikintu ukavuga ati mpisemo iki, mpisemo kiriya, mpisemo kiriya. Ni nayo mpamvu dusanga ko umuntu ashobora kugira uburyo afatwamo n'amashitani n'ibiki, akaba yamubabaza, akababaza umubiri, ariko nta kintu kimwe gishobora gukora ku gushaka kwawe. Ugushaka kwawe kurihariye. Guhitamo, uba ushobora guhitamo igihe icyo ari cyo cyose, kabone nubwo wabohwa ukagira gute bakagira gute, udashobora kugira ikintu kimwe muri wowe uba ushobora guhitamo. Niyo mpamvu ari ngombwa guhitamo Yezu. Ibyo rero nibyo bituma ugushaka ubwako ntago ari Imana, kandi kuko Imana ubwayo ari ubwenge, kandi ubwo bwenge buri mu ijambo, ubwo bwenge n'ijambo bikaba bihujwe mu rukundo. Ibyo nibyo bituma urwo rukundo nirwo rutuma habaho icyo tuvuga ngo ni ugushaka wiri, ku buryo Imana igashaka kurema muntu, Imana ikagira gute. Ibyo byose bikorwa mu rukundo. Ari nayo mpamvu tuvuga ati Roho Mutagatifu niwe utanga ubuzima. Roho Mutagatifu ni urukundo, urukundo nirwo rutuma tugira ubuzima kandi tukabaho. Hari igihe rero abantu benshi bakoze kuvuga ngo ubwo butatu butagatifu nta hantu bugaragara muri Bibiliya, ariko uko abantu bakomeza kubona impapuro za kera zagiye zishwa mu butaka, ko basanze ko muri Yohani wa mbere 5:7 biragaragara, birimo abavuga Pater, Father, Logos, Word, Hagio Pneuma, sizeba kuko mu Kigereki ariko babisoma, Holy Spirit, ariwe Roho Mutagatifu, ko ari umwe. Ibi bigaragara muri Yohani wa mbere 5:7. Urebye mu nyandiko z'Ikigereki bigaragaramo aribwo Roho Mutagatifu, nawe Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu ari Imana imwe. Ibi kandi ndumva hari abantu bakunze kugira ikibazo cyo kuvuga ngo ariko ni gute umupadiri ashobora kubabarira ibyaha kandi Kristo ari we ubabarira ibyaha? Nyamara ibyo haba harimo kwirengagiza cyane, kuko iyo umuntu abatiza, iyo abandi babatiza, abo bandi babatiza abapasiteri n'iki, ni ukuvuga ngo ubatiza mu izina ry'Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu. Ni ukuvuga ngo uba uhagarariye Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu uri kubatiza. Ari uguhagararira Imana Data, Imana Mwana n'Imana Roho Mutagatifu ukabatiza, no guhagararira Imana Mwana ugakiza ibyaha, icyoroshye n'ikihe. Ni ngombwa ko umuntu atagomba kugwa mu mitego ya sekibi, aho bagushukisha ubusobanuro budashinga kugira ngo ukomeze kuguma mu byaha, ahubwo uba ugomba koko nawe kuba wasoma Bibiliya, kandi ni ngombwa kwaguka mu mutwe kugira ngo umuntu atabasha kuyoba buri munsi buri iki. Kuko nibyo cyane cyane bibaho, umuntu akaba we arahagararira Imana Data, agahagararira Imana Mwana, agahagararira Imana Roho Mutagatifu, akakubatiza, ariko akavuga ati ntago bikwiye, ntago bibaho ko umuntu yahagararira Imana Mwana agakiza ibyaha. Kandi nk'uko bigaragara muri Bibiliya ko abantu babatiza, intumwa zagiye zibatiza, cyangwa se abapasiteri, abapadiri babatiza, ni nkako n'ubundi bigaragara ko bakiza ibyaha. Ibyo byose bigaragara muri Bibiliya, nta na kimwe kitarimo. Kuba tuvuga tuti Yezu niwe jambo ry'Imana, ntago n'ubundi ari byo twihimbira. Ibi bigaragara muri Yohani 1:3, Abanyakolosi 1:16, Nehemiya 9:6, Ibyahishuwe 4:11, Abaheburayo 8:28 na Matayo 28:18. Kuba Roho Mutagatifu ari gutanga ubuzima, ibi bigaragara muri Yohani 6:32, Abanyakorinti 2:3-6, mu ntangiriro 1:2 n'ahandi henshi. Uretse no kuba tubibona muri Bibiliya, Korowani sura 15:29, sura 32:9, sura 38:72, sura 17:8-5, sura 19:17, sura 4:171 n'ahandi, batwereka roho uturuka kuri Ara. Ruh mu Cyarabu, ntago zo gusoma Icyarabu, ariko uwo roho uturuka kuri Ara niwe bivuga ngo ni umwuka w'ubuzima, breath of life. Wakwibaza uwo mwuka w'ubuzima wo waba warahawe ubuzima nande? Ibyo rero bidatwereka ko
uwo mwuka w'ubuzima cyangwa se uwo mwuka w'Imana wabanaga n'Imana mu ntangiriro. Abemera rero ubutatu butagatifu twemera ko Imana ari imwe mu bapersona batatu. Imana Data aribwo ubwenge, ijambo rye ariyo tuvuga ati ijambo ari we Kristo, ari we byose byaremwe nawe, kuko dusanga ko buri kintu cyose cyaremwe n'ijambo ry'Imana. Kandi tugasanga na Roho Mutagatifu ari we rukundo rubeshaho, urukundo rw'Imana, aho akaba ari we buri kimwe cyose kiboneramo ubuzima. Ibyo byose ni Imana imwe mu butatu butagatifu. Ngira ngo birumvikana ko ubwenge ntiwabutandukanya n'ijambo, ari nabwo Yesu avuga ati njye na Data turi umwe. Ubwenge n'ijambo ni ikintu kimwe, kandi n'urukundo ruhuza ubwenge n'ijambo ntabwo wabitandukanya nabyo, kuko ubwo nta kintu na kimwe cyari buzabeho, nta kintu cyari kuremwa. Imana ari gukomeza, yari kuguma ari yonyine, ariko ntabwo tugiye muri logique nk'iyo. Ariko urukundo, ijambo n'ubwenge ni ikintu kimwe, kuko tuvuga tuti intelligence, word, love ni Imana imwe. Kandi tukumva ko urukundo nabo tuvuga tuti gift, impano. Impano ni ikintu kigaragaza urukundo. Buryo umuntu agukunda agira impano aguha. Nabwo dusanga ko abantu Kristo runaka harimo benshi baba bafite impano. Izo mpano rero kandi tukavuga ko zituruka kuri Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu ni atangwa n'Imana Data n'Imana Mwana. Iyi niyo mpano rero tubona, aribwo usanga abantu bahanura bakavuga mu ndimi, ibyo cyangwa yego byose bakabikora. Nyuma y'ibyo rero Imana yaremye ibintu, kibaza ati se icyaha cyabayeho gute? Niki cyatumye Satani yigomeka? Mu ntangiriro rero Imana yaremye ijuru n'isi. Iyo yari he? No kuvuga ngo Imana iri hejuru y'izo byose, kuko kugira ngo ikintu kiremwe kiba kigomba kugira uwakiremye. Kandi nk'uko twabivuzeho mbere, Imana yo ntabwo yaremwe kuko niyo yaremye ibindi bintu byose. Kandi Imana akaba atari materiel, ahubwo akaba ari umwuka. Rero tuvuga tuti Imana ni umwuka, Imana ni roho. Mbere na mbere rero kugira ngo tumenye isi icyaha cyaturutse he, no kugira ngo twumve neza ko igihe Imana irema abamarayika nabo yabahaye igihe twakita nk'ikisuzumwa. Ntabwo ari nk'igihe nk'iki nk'uko twebwe abantu turiho tubayeho, tukaba wenda bamwe twahitamo gukurikira Imana, cyangwa se tukaba twavuga tuti ntabwo duhisemo gukurikira Imana tukajya kure yayo. Ni kimwe n'uko rero no kuba marayika byagenze, ariko ntabwo ari nko mu gihe nk'iki cyacu. Kuko mbere y'uko tubara, hari abantu bavuga ati isi yaremwe mu minsi 7, bakibwira ko ari iminsi 7 nk'uko tubona kwa mbere kugeza ku cyumweru. Oya, ntabwo ariko biri, kuko umunsi nk'uyu tubona dusanga ko izuba ryaremwe ku munsi wa 4. Ubwo iminsi iri imbere yaba yarabazwe ite? Ni iminsi mu maso y'abamarayika, angelic day. Iminsi mu maso y'abamarayika uvuga ngo umunsi ubarwa ari ukuvuga ngo ni ukuva igihe igikorwa gitangiriye kugeza igihe igikorwa kirangiriye. Nibwo bavuga bati umunsi wa mbere. Kuva igihe igikorwa gitangire kugeza igihe kirangiriye, umunsi wa 2. Kuva igihe igikorwa gitangire kugeza kirangiriye, ukaba umunsi wa 3, gutyo kugeza ku munsi wa 7. Icyo tubayemo kubera ukwizenguruka kw'izuba ni igishushanyo kitugaragariza ya minsi 7 Imana yakoresheje irema ijuru n'isi n'ibiyituye. Muri iyo minsi 7 ntago ari iminsi 7 nk'iyi ngiyi yacu, ahubwo ni iminsi 7 mu maso y'abamarayika. Nuvuga ngo kuva igikorwa gitangiye kugeza kirangiye, nk'uko bigaragara mu ntangiriro ya mbere. Mu gihe rero abamarayika bo uburyo babona ubumenyi ntago babona kubera ko bize cyangwa se babonye revelation, banga amabonekerwa, kubera ko ubumenyi butangwa mu buryo butandukanye. Hari ubumenyi knowledge by experience. By experience nuko tugenda tukiga, umuntu akiga mu ishuri cyangwa se akiga theology, akiga iyobokamana akagira gute. Hakaba knowledge by revelation. Ubwo bumenyi umuntu agira kubera ko yabonekewe. Ugasanga urabonekewe, ugize ubumenyi runaka utari usanzwe uzi. Ubwo nabwo ni uburyo bwo kubonamo ubumenyi. Hakaba na knowledge by grace. Imana ikaba yakugirira ubuntu, ukaba ushobora kuba wamenya ibindi bintu n'abantu badashobora kumenya no kubisobanura mu buryo butandukanye.
noneho abamarayika bo ntago babona ubumenyi mu bwo buryo butatuvuze, ahubwo n'ubundi mu bundi buryo wenda umuntu ashobora kuvuga ati ni knowledge by instant. Nuvanga igihe umumarayika aremwe ahita abona ubumenyi bw'ibintu byose azakenera, kuko ntago turi bujyemo cyane. Igihe twe dukoresha ubu gutya ntago ari cyo gihe mu maso y'Imana. Ngira ngo mu maso y'Imana ntago ari igihe ko amasaha 3 arashize iki, ni muri iki aho ngaho, ni muri iki gihe cyacu, ntago ari mu gihe mu maso y'Imana. Mugerera abamarayika baremwe bahawe igihe kigerageza, ubyumve nkaho icyo gihe atari nk'iki gihe cyacu. Ntawe uzikingana gute, kuko ntawamenya mu maso y'Imana icyo gihe kingana gute. Igihe bahawe ubwo rero ubwo bumenyi nibwo bwagaragaye ko hagombaga kubaho umuntu, kandi uwo muntu bikaba ngombwa ko abamarayika bagombaga kumuramya. Nibwo rero icyo gihe Rusifero yahise avuga ati oya, ntabwo azapfukamira muntu, ntabwo azapfukamira kiriya kiremwa kiri hasi. Ibyo rero muri icyo gihe nabwo marayika Mikayeli uri mu cyiciro kiri hasi cy'abamarayika, kuko ni archangel baba ari hejuru y'abamarayika barinze, ni mu byiciro byo hasi, kuko wenda bicamo ibyiciro 3 bya mbere, ibyiciro 3 bya kabiri, ibyiciro 3 bya gatatu. Ubwo nuvanga mu byiciro, mu cyiciro cya gatatu cy'ibyiciro 3 ni nkako twavuga, kuko ni choirs 9 zigabuyemo 3 choirs. Ubwo rero nibwo marayika Mikayeli yahise avuga ati oya, nta urenze Imana. Nuvuga ngo Satani rero nuko nguko yigometse, kubera kumva ko yumvaga ko niba Yesu yigize umuntu, yagize ikuntu yihinduramo mu biremwa byaremwe, yagombaga gufata mu biremwa biri hejuru nk'abamarayika, kuko Rusifero avuga ati abamarayika twebwe turi beza cyane, biki turi hejuru. Mu gihe Bikira Mariya yavuze ati abakene yabagwirije ubukire, abakungu abasezerera amaramasa. Ntago iki gihe avugaga abakene bano basanzwe mu buzima bwacu, kuko aba yari ibyo, yaba ari umukene ukamuha ibintu, amazu n'ibiki, icyo gihe ahita aba umukire. Yaba umukire nawe ukazongera ukamunyaga. Ntago ariyo cycle hariya yavugwaga, ahubwo ni mu bamarayika. Hari abamarayika bari hejuru nka Rusifero, hakaba n'umuntu wari hasi, noneho Imana yihindura umuntu, bituma bamarayika bakomeye batandukanywa n'Imana bajya kure. Abakungu abasezerera amaramasa ntibongera kuba mu maso y'Imana. Noneho abantu cya kiremwa cya nyuma cyari kiri hasi barazamuka bajya hejuru. Ari nayo mpamvu Kristo yigize umuntu, arangije arazuka, agumana wa mubiri w'abantu, kandi asubira mu ijuru, akaba yicaye ku ntebe y'ubwami n'umubiri yari afite hano muri iyi si. Ari nabwo n'abantu bazazuka bakajya mu ijuru. Nuko rero nuko umuntu yaje kuzamuka, abakene ari twa abantu twagwirijwe ubukire, nuko mu ngoma y'ijuru bikagaragara ko cya kiremwa muntu kiri hasi cya nyuma cyahawe agaciro kari hejuru. Niyo mpamvu ntago bikuraho ko ikiremwa muntu ari icya nyuma kandi kigahabwa agaciro kari hejuru. Noneho baba marayika bishyize hejuru kandi bari no hejuru, bari mu byiciro biri hejuru, bo bacishwa bugufi. Ubwo bavuga ati abakene yabagwirije ubukire, abakunga basezerera amaramasa. Nuko rero nuko icyaha cyatangiye, nuko Satani yaje kwivumbura mu kuba byari bigaragara ko hari uzavuka akavuka ku muntu, yamara kuvuka ku muntu kandi akabyarwa n'umugore. Uwo mugore turamuzi ni Bikira Mariya. Bavuga ngo kuba yari buvuke ku mugore, uwo mugore umwe akaba umwami undi akaba umwamikazi, nk'uko mu bwami bwa Dawudi byari bimeze, niko byari bimeze na kera. Mu gihe umwami yabaga nta mugore afite, byasabaga ko mama w'uwo mwami ari we uwo mwamikazi. Kandi tuzi ko Kristo ni umwami nta mugore. Ubwo nuvuga ngo umwamikazi ni Bikira Mariya. Nuko nguko mu bwami bwa Dawudi bimeze, David Kingdom. Ari nabwo dusanga ko
Salomoni kubera kugira abagore benshi 700 inshoreke 300 byabaye ngombwa ko nyina ari we umwamikazi. Ibyo rero biroroshye kubyumva. Nuko rero intangiriro y'icyaha yabaye yagenze kuba Imana yihinduye umuntu kubyarwa n'umugore, uwo mugore kandi agomba kuba umwamikazi, kandi Satani atarishimiraga ko abakene bagwirizwa ubukire. Aha rero niho duhita dukomereza ku kumenya ese ni kuki Mariya ahabwa agaciro muri Kiliziya Gatolika, navuga ngo nko kurenza ahandi. Nuko muri Bibiliya duhereye mu Yimuka Misiri 20:12 avuga ngo wubahe so na nyoko. Kristo tuzi ko se ni Imana, nyina ni Bikira Mariya. Tubona muri Bibiliya ahantu henshi aho yubaha se, ariko se ni ryari yubaha nyina? Mbese yaba yarakuyeho itegeko nk'uko byanditswe ngo uzubahe so na nyoko, akaba yarubashye se nyina akamujugunya? Hano hari icyo dusubiza, aravuga ati muri Matayo 5:17, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikura, ahubwo naje kubisohoza. No kuvuga ngo ntabwo yaje gukuraho ko hagomba kubaho se na nyina cyangwa se data na mama, ahubwo yaje kubisohoza. Bivuze ko ntabwo wagira urukundo wakunda nyina wa Yezu kurenza uko wamukunda, kuko yasohoje amategeko yose, kandi we ayo tuzi neza ko nta cyaha agira, ntaki. No kuvuga ngo muri we byose niwe byuzurizwamo, n'inzira, akaba ukuri, akaba ubugingo, akaba n'izuka. Ni nzira, ukuri n'ubugingo, ninjye bugingo n'izuka. No kuvuga ngo niba Yezu ari ukuri kandi amategeko yatanze, nkuko bivuga ngo ijambo ryawe Nyagasani ni irinyakuri, n'itegeko ryawe riruhura umuntu. No kuvuga ngo ibyo byose we yabyujuje byuzuye. Niyo mpamvu ntago wagira urukundo rukunda urwa nyina wa Yezu kurenza uko wamukunda. Urwango ruri hagati y'impamvu usanga abantu benshi cyangwa se n'ahandi barwanya Bikira Mariya. Mu ntangiriro 3:15 dusanga Imana ivuga iti nshyize inzigo hagati yawe n'umugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urubyaro rwe, ruzakujanjagura umutwe. No kuvuga ngo ibyo bigaragaza inzigo iri hagati y'urubyaro rwa Eva n'inzoka. Urubyaro rwe ruzayijanjagura umutwe. Tuzi nta ushidikanya ko uvugwa hano mu ntangiriro 3:15 ari Kristo. Noneho umugore ninde? Uwo ni umugore wabyaye Kristo, ubwo ni Bikira Mariya. Niyo mpamvu usanga hari urwango hagati y'inzoka, ariyo tuzi ko ari Sekibi, n'umugore wabyaye Kristo, ari we Bikira Mariya. No kuvuga ngo niba udakunda Bikira Mariya ukaba umwanga, biroroshye. No kuvuga ngo uruhande urimo ruba rwigaragaza. Gusa sinaho gusa bigaragaza urwango ruri hagati ya Sekibi n'umubyeyi wa Yezu, kuko no mu byahishuwe 12 kuva kuri 15 kugeza kuri 17 harabitwereka. Uhereye ku byahishuwe 12 hose havuga umugore wabyaye Yezu. Uwo mugore wabyaye Yezu hari abantu bakunze kuvuga ngo ibyahishuwe 12 ni Kiliziya, ngo bavuga umugore ni Kiliziya, ariko iyo babaje se Kiliziya niyo yabyaye Yezu cyangwa Yezu yashinze Kiliziya, usanga bose bavuga ati Yezu yashinze Kiliziya. Ariko hariya icyo bavuga ni umugore wabyaye Yezu, kandi ibyo bita bihura n'ibigaragara muri Zaburi ya 2, zose birahura. Nibwo rero hano n'ubundi bavuga ati nuko yanzoka ivundereza ibintu bimeze nk'uruzi rw'amazi nyuma ya wa mugore, kugira ngo atwarwe n'imivu y'ibyo bizi, nyamara si iramutabara. Ubutaka burabumbuka maze bumira rwa ruzi ruvunderejwe na cya kiyoka. Kubera uburakari cyari gifitiye uwo mugore, icyo kiyoka kijya kurwanya abasigaye mu bamukomokaho, abubahiriza amategeko y'Imana kandi bagakomera ku buhamya bwa Yezu. No kuvuga ngo biroroshye guhita ubyumva. Nawe niba koko wubahiriza amategeko y'Imana kandi ugakomera ku buhamya bwa Yezu, ubwo uri umwana wa Mariya. Niyo mpamvu muri Kiliziya mu gihe babatiza hari indirimbo bavuga ati ndemera ko ndi umwana w'Imana, mbaye kandi umwana wa Mariya. No kuvuga ngo kubwa batisi muhawe
uragenda ugakurikiza amategeko y'Imana kandi ugakomera ku buhamya bwa Kristo. Ndavuga ibyo byujuje uba uri umwana wa Mariya nk'uko Bibiliya ibivuga. Kandi ni koko iyo usomye Ibyahishuriwe 12 hakwereka ko urwango ruri hagati n'ubundi ya yanzoka na Mariya ruracyakomeza, ni mu byahanuwe. Niyo mpamvu mu gihe wanga Mariya utamuha agaciro, ubwo nyine nuvuga ngo umwambura agaciro, umurwanya ugira gute, biroroshye guhita umenya ko wowe uri mu ruhande rw'inzoka, kuko niwe Bibiliya itubwira ugomba kumurwanya. Kandi barabavuga ati ese kuki ndakuramutsa Mariya n'ibiki, ariko niba ikintu twamaze kubona ko Roho Mutagatifu n'Imana, niba Roho Mutagatifu agira ikintu avuga, kuko bavuga ati Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu muri Luka wa mbere, umuntu ashobora guhita birebamo. Elizabeth yuzura Roho Mutagatifu aravuga ati, arangurura avuga ati, none niba Imana yishobora kumuha ku gaciro ikamuha kumuvuga gutyo, ngewe muntu umugaragu w'Imana kuki cyaba ikibazo ko navuga ndakuramutsa Mariya? Kuki cyaba ikibazo ko nahishema uwo mubyeyi watubyariye umutabazi? Ntago Bikira Mariya ari Imana, nta nubwo kuba Bikira Mariya ariho tukuraho Kristo. Ubwo rero hari igihe umuntu yibaza ati se ubwo havuzwe ndakuramutsa Mariya ko muba muri guha agaciro Bikira Mariya bigenda bite? Ariko biroroshye igihe Elizabeth yuzuye Roho Mutagatifu akarangurura avuga ati, wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere? Nuvanga icyo Bikira Mariya yasubije avuga ati, yahise avuga ati, roho yanjye irasingiza Nyagasani, umutima wanjye himbajwe n'Imana umukiza wanjye, n'ibindi byose bikomeza. Ntabwo we bimugeraho nk'Imana, ahubwo nawe ahita ashimira Imana kubw'ibyo bintu Imana yakoze, ibyo bitangaza nk'uko tubibona. Hari n'abantu bamwe bavuga bati kuki Mariya ni kimwe na mama wa mugenzi wanjye, ariko biratandukanye. Bibiliya hano aratubwira ati, nk'uko hano bivuga ati, mbikeshe iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere? Icyo bavuga hano umutegetsi mu Kigereki byanditse krios, ni amagambo akoreshwa yo kuvuga Yahweh, ari byo kuvuga uhoraho cyangwa se Imana. Niyo magambo akoreshwa mu Kigereki. Niyo mpamvu hano icyo baravuga bati, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere? Mbikesha iki kugira ngo nyina w'Imana angenderere? Niyo mpamvu bavuga bati Yezu ni Imana. Kandi biroroshye kubyumva, kuko mu gihe bahanuraga bavuga ibyerekeye Yohani Batista baravuga ati, nijwi ry'uvugira mu butayu arangurura ati, nimutegure inzira za Nyagasani. Ni mu gutegura inzira za Nyagasani ari we Kristo. Niba Kristo ari Nyagasani, Bikira Mariya ni nyina wa Nyagasani. Ubwo rero Bikira Mariya ni nyina w'Imana, kandi ni koko akwiye ku gaciro. Kandi nk'uko Ibyahishuriwe 12 bigaragaza, ni umwamikazi mu ijuru no mu isi. Kandi tugasanga ko marayika n'ubundi araza akavuga ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Bigaragara n'ubundi muri Luka 1. Ibyo rero bitugaragaza ko Bikira Mariya ni umuja w'Imana, nk'uko bivugwa ngo, nk'uko muri Zaburi bavuga ati, ndi umugaragu wawe wabyawe n'umuja wawe. Ubwo Kristo ni umugaragu wa data wabyawe na Bikira Mariya, umuja w'Imana. Nk'uko hano bivuga ngo, umutoni w'Imana cyangwa se umuja w'Imana. Naho ibyerekeye kuvuga ngo Bikira Mariya yagumanye ubusogi n'ibiki, ibi bigaragara muri Ezekiyeli 44. Nk'uko bivuga ati, uhoraho arambwira ati, uri irembo rizahora rikinze, ntibazarikingura kandi nta n'uzaryinjiramo, kuko uhoraho Imana ya Isiraheli yaryinjiriyemo. Rero rizahora rikinze, nyamara ariko umwami we azahicara kugira ngo afungurire imbere y'uhoraho, kubera ko ari umwami nyine. Azinjirira mu kirongozi cy'iryo rembo, kandi abe ari naho asohokera. Ngira ngo ababyumva barabyumva neza.
ariko ibi ni ibintu bigaragara cyane no mu bakristo ba kera kandi bifite inyandiko nyinshi zibigaragaza. Aho tuvuga nko mu bakristo ba kera ari Church Fathers bizeraga neza ko Mariya ari Eva mushya, Yesu akaba Adamu mushya. Twavuga nka Justin Martyr mu nyandiko yitwa Dialogue Trifle de Jew, ahangaha ni muhagana mu 150 no yanditswe. Tukabona na Irenaeus muri Against Heresies, iyi ni inyandiko yanditswe mu mwaka wa 200. Ibi tukabisanga mu nyandiko za Cyprian of Carthage muri Treatise 2 of the Dress of Virgins yanditswe muri 258, no mu nyandiko ya Ambrose mu nyandiko yitwa On the Mysteries yanditswe muri 397. Izi ni inyandiko za kera zigaragaza ko abakristo n'ubundi icyo gihe bahaga agaciro gakomeye Mariya, bavuga ko nk'uko bigaragara ko Yezu ari Adamu mushya, noneho Mariya nawe niwe Eva mushya. Nuvuga ngo kubw'ibyo bikaba bigaragara ko twese turi abana b'Imana, kandi bikaba bituma ko tutaba tukibyawe na Eva wa kera mu gihe tubatijwe, ahubwo tuvukira muri Eva mushya, bityo tukaronka ubugingo bw'Imana. Nuvuga ngo ibyo Adamu na Eva ba mbere bishe bacumura, noneho Adamu na Eva bandi bashya barabihinduye. Ibi rero birahita bitujyana ku kwibaza ku bijyanye na Antikristo. Hari ikintu abantu benshi basanzwe bibaza bavuga ati papa ni Antikristo, papa ni Antikristo. Ibi cyane byaturutse ku nyigisho z'abahamya ba Yehova n'inyigisho z'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Abadventiste b'umunsi wa karindwi bagitangira bavuga ko isi igiye kurangira, izarangira mu 1944 niba ntibeshye. Saba kureba icyo gihe iyo uvuze iti isi izarangira iki gihe uba ugomba kugaragaza Antikristo ninde, kuko Antikristo niwe ugomba kubanziriza ko Kristo aza, kandi Antikristo akazaba agaragara atari umuntu wihishe. Nibwo rero bavugaga ko Antikristo ari papa ari Antikristo. Ibyo rero bigatuma abadivina n'ubu no kuri iki gihe nyuma y'uko ubwo buhanuzi butabaye bakomeza n'ubundi inyigisho zabo kuba bavuga bati papa ni Antikristo, papa ni Antikristo, kabone n'ubwo ubwo buhanuzi idini rishingiyeho ari ubuhanuzi bw'ibinyoma. Ibyo rero kandi nabwo bukabisanga no mu bahamya ba Yehova, kuko abahamya ba Yehova nabo bavuga ko isi izarangira mu 1914 niba nabo ntibeshye bireba neza. None icyo gihe bavuga ko isi igiye kurangira, ko aribwo Yesu azaza. None icyo gihe ntibyaba bitabaye, n'ubundi nabo bavuga ko papa ari we Antikristo, uko bagomba kugaragaza Antikristo ninde kugira ngo twemere ko koko ibyo uri kuvuga ari byo. Bavuga ko papa ari we Antikristo. Ibyo rero izo nyigisho zaje gukwira ahantu hose ku buryo na n'ubu rwose batitaye ko ubwo buhanuzi bwatsinzwe butari bwo, amadini yabo ashingira ku buhanuzi bw'ibinyoma, n'ubundi bakomeza kwigisha ko papa ari Antikristo. Ariko se kugeza ubwo n'abandi benshi bakristo baje kubyakira gutyo, ariko ibyo bikaba kubera ko navuga ko nabyita nk'ubujiji kubyerekeye ibyanditswe. Kuko Bibiliya iki tubwira kuri Antikristo ni ikihe? Turebe gato ku bizaranga Antikristo. Yohani wa mbere 2:22-23 turavuga ati ninde mubeshyi ataruhakana ko Yesu ari Kristo? Nguwo nyamurwanya Kristo uhakana Imana Data na Mwana. Umuntu wese uhakana Mwana ntaba ari kumwe n'Imana Data, naho uhamya Mwana aba ari kumwe n'Imana Data. Ikintu cya mbere kuri Antikristo ari we tuvuga nyamurwanya Kristo, Antikristo agomba kuba ahakana ko Yesu ari Kristo. Icyo ni icya mbere. Ahandi dusanga mu ibaruwa Pawulo yandikiye ya kabiri, Pawulo yandikiye Abanyatesaloniki 2:4-4 avuga ati rwose ntihazagira ubabeshya na busa, kuko ibyo bitazaba hatabanje kuza igihe cy'ubuhakanyi, kandi hatabanje kwigaragaza umuntu w'umugomeramana, umwana woramye, wa mwanzi uzishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose no hejuru y'ibindi byose bikwiye gusengwa, akageza naho ubwe yicara mu ngoro y'Imana maze agatangaza ko ubwe ari Imana. Icya mbere agomba guhakana ko Yesu ari Kristo, ikindi agomba kwishyira hejuru y'Imana zose akanicara mu ngoro y'Imana agatangaza ko ubwe ari Imana.
Ahandi dusanga muri Yohana wa kabiri 1:7 avuga ngo koko rero hari abashukanyi benshi badutse ku isi bakaba badahamya mu by'ukuri ko Yezu Kristo yigize umuntu. Uvuga atyo no umushukanyi akaba urwanya Kristo. Hari antikristo ugomba kuzaza, ari we uyu bavuga hejuru, ugomba guhakana ko Yezu ari Kristo kandi uhakanye Imana mwana abanahakanye n'Imana data. Noneho hagomba kuba hari umwana woramye ugomba kuzaza akishyira hejuru cyitwa Imana cyose, akicara no mu ngoro y'Imana agatangaza ko ari we Imana ukwiye gusengwa. Ariko hakaba n'abandi barwanya Kristo ba antikristo, bano basanzwe usanga umuntu we aragenda gusa arwanya Kristo agira gute, uwo ntago ari we antikristo wa nyuma, kuko wa nyuma agomba kwigira Imana kandi agategeka gusengwa. Ibi kandi tubisanga ibyo kandi bigaragara no mu Byahishuwe 13:1-8, niho tubona ibigaragaza antikristo. Nuko mbona igikoko kizamuka mu nyanja gifite amahembe 10 n'imitwe 7, kikagira kuri ya mahembe amakamba 10, naho ku mitwe yacyo hariho izina rituka Imana. Umwe muri ya mitwe yacyo asaga n'uwakomeretse bwo gupfa, ariko uruguma rwacyo ruhita rukira. Nuko isi yose iratangara ihita iyoboka cya gikoko. Ubwo batangira kuramya cya kiyoka kuko cyahaye cya gikoko ububasha, kandi baramya n'icyo gikoko bavuga bati, ninde wagereranywa n'iki gikoko, cyangwa se ninde washobora kukirwanya? Nuko gihabwa umunwa wo kurata no gutuka Imana, gihabwa n'ububasha bwo gukora icyo gishaka igihe cy'amezi 42. Cyambumburiraga umunwa gutuka Imana no gutuka izina ryayo, ingoro yayo n'abatuye ijuru. Gihabwa kandi kurwanya abatagatifujwe no kubatsinda, gihabwa n'ububasha ku miryango yose, ibihugu byose, indimi zose n'amahanga yose. Nuko abatuye isi bose baragisenga, abo bose kuva isi yahangwa bafite amazina atanditswe mu gitabo cy'ubugingo cya Ntama wishwe. Biroroshye guhita ubyumva neza. Nta papa n'umwe urigera usengwa, nta papa n'umwe urigera ahagarara avuye ati nge ndi Imana ni mu nsenge. Nta papa n'umwe urigera ahagarara mu buryo bwumvikana gatuka Imana kandi anarwanya abantu basenga. Ntawe urigera ubaho. Bivuze ko ibyo ni ibinyoma kandi ntabwo bishoboka, kuko ikindi nabwo Yezu abwira Petero aramubwira ati, kuri urwo rutare nzashingaho kiliziya yanjye, kandi ububasha bw'ikuzimu ntabwo buzayisenya. Bityo rero niba ububasha bw'ikuzimu bwarayisenye, Kristo ntabwo akiri Imana. Ntabwo tuyikeneye kuba abakristo, kuko ubwo ntabwo akiri Imana. Niba yaravuze ibintu ntibibe, niba abandi bahanuzi ba Izayi baravugaga ibintu bikaba bigasohora, ariko Kristo akavuga ati ububasha bw'ikuzimu ntabwo buzayirwanya. Nyuma ububasha bw'ikuzimu bukaba bwarayitsinze, ariko bamwe bavuga, niba uvuga utyo ubwo nuvuga ngo Kristo ntabwo akiri Imana kuri wowe. Ariko niba mwizera koko byuzuye, wizera ko ari Imana, uzi neza ko icyo wavuze cyose kigomba gusohora kandi ko ari ukuri. Cyane kavuga ati ni nge nzira, ukuri n'ubugingo. Niba wubwo ari ukuri, nta kinyoma kimubamo, nta kubeshya kumubamo. Ubwo rero niba yaravuze ati kiliziya yanjye ububasha bw'ikuzimu ntabwo buzayisenya, ishinzwe kuri Petero, ntabwo rero bushobora kuyisenya. Hari igihe wenda umuntu avuga ati ese niba umuntu ashobora kubona papa yakoze ikintu kibi, yagize gute, ibyo ntabwo bikuraho ko ari papa kandi ko yahizwe na Kristo. Ibi dushobora kubibona nko muri Bibiliya. Tuvuge nka Dawudi, umwami Dawudi, ibyaha yakoze harimo gusambana, hakabamo kuba yarishe Uriya, hakabaho no kuba yarabanje kwanga kwihana, hakabaho no gukoresha ububasha bwe nabi. Ibyo byose nubwo yabikoze, Imana niwe yamugeneye, yavugaga ko ubwami bwa Dawudi butazashira, kandi ni koko ntabwo buzashira. Bityo rero n'ibyo byose ubyizera mu gihe Dawudi yagize ibyo bintu yakoze, kuki Petero we atagira wenda kuba ashobora kugira ikosa, ariko iryo kosa rikaba ridakuraho ritavuga ko Imana igomba kubukoramo ububasha. Gusa hano tubona ko Dawudi
muri Bibiliya bigaragara ko yaje kwihana. Reka turebe nk'umwami Salomoni yagiye akora ibyaha byinshi, harimo ko yagize abagore b'abanyamahanga. Ibingibi bigaragara mu bami ba mbere 11, yagize abagore b'abanyamahanga, aho yagize abagore 700 n'inshoreke 300. Kandi hari muri bwa bwami bwa Dawidi, ubwami Imana yashyizeho ko buzahoraho iteka ryose. Hakabaho ko yasenze n'ibigirwamana, kugeza n'ubu ntabwo turigera twumva ko hari papa wenda wasenze ibigirwamana. Ntawe. Ubwo nuvuga ngo ntawe uragera ku cyaha, navuga ngo nk'uko icyaha nk'iki ngiki cya Salomoni. Ariko n'ubundi nta muntu n'umwe wigeze ahakana umwami Salomoni. Ibi rero nabwo dusanga ko Petero we Yezu yashinzeho kiliziya ye, akaba ari we bishop wa mbere wa Roma. Hari ibintu byinshi yagiye akora nawe. Nk'urugero, igihe Yezu agenda hejuru y'amazi, Petero yashidikanyije ku bubasha bwa Kristo. Mu gihe Yezu yihinduye ukundi, dusanga ko Petero yahise yitera hejuru ati twubake ikiraro, twubake duce inganda 3, tugire gute. Mu gihe Petero avuga ko Yezu atanga umusoro, hano tubisanga muri Matayo 17. Petero avuga ati dutanga umusoro, kandi rwose Yezu ntabwo yatangaga umusoro. Hakaba Petero yo yanga ko Yezu amwoza ibirenge. Hakaba Petero bimunanira kuguma asenga na Yezu Getsemani. Petero yihakana Yezu, isaki kabika 3. Hakaba naho tubona mu Banyagalatiya 2, aho Petero atuma haza amacakubiri muri kiliziya ya Antiyokiya. Petero no ku rupfu rwe bivugwa ko Petero yahunze. Ati byagenze bite igihe Petero bagiye kuko Petero yari kumwe na Paulo i Roma. Icyo gihe bavanye no mu gihe hariho uwitwa Simon Magus agaragara mu byakozwe n'intumwa 8, Simoni umupfumu. Hari uko amateka kwinshi cyane abivuga, wenda tuzabivugaho mu bizakurikira. Ariko icyo gihe Petero bashatse bavuga ko bagiye kubica. Yari kumwe Petero na Paulo, none abakristo babwira Petero bati none nupfa kandi ari wowe uhagarariye kiliziya zose, ubwo bizagenda bite? Ati hunga. Nibwo Petero yahunze. Petero ageze mu nzira ahura n'umugabo. Umugabo aramubwira ati se kugenda urajya he? Petero avuga ati ndahunga itotezwa, barimo barica abantu. Petero ahita aramubwira ati wowe se urajya he? Uwo mugabo ahita aramubwira ati subiyeyo kugira ngo bongere bambambe. Petero ahita amenya ko ari Yezu, nuko agira ishavu ryinshi. Nibwo yasubiyeyo. Agezeyo aravuga ati noneho ngiye sinkwiye ko munambamba nkuko mwabambye umwami wanjye, nge nimumbambe mu nshorami. Nuko rero ayo niyo dushobora kubona aya makosa ya Petero, kandi kuko Yezu niba yaramutoye yarazi ibyo byose kurusha abandi bose, kuko Kristo ni Imana. Ibyo rero ku bantu bavuga ati papa ni Antikristo n'ibiki byose, umva aho byaturutse ku bahamya ba Yehova no ku Badventiste b'umunsi wa 7. Hakaba n'ibindi bitabo byinshi cyane by'abantu basa naho bihariye bagiye babivugaho. Nyamara hakabaho kwirengagiza babandi bahakana Kristo. Abahamya ba Yehova ntago bemera Kristo. Impamvu mbivuga gutyo nuko umuntu ashobora kuvuga ngo nemera Kristo kubera ko wenda afite igiti mu nzi we yakise Kristo, akagenda avuga ati nemera Kristo. Rero ntago bawemera Kristo wanyawe. Kristo twemera ni Kristo wabayeho mu mateka, agapfa, agahambwa, akazuka, akaba ari n'Imana. Imana yigize umuntu. Uwo ni we Kristo. Mu gihe utamwemera gutyo, ndumva atabari byo. Waba umeze nk'aba banyamisiri bamaze kwambuka inyanja bakagera imbere bakavuga bati Aroni tubumbire dushaka Imana izatugenda imbere. Nuko bakabumba ikigirwamana bakacyita ko ariyo Mana yabakuye mu Misiri. Icyo kintu babumbye bakise ko ari Yahwe yabakuye mu Misiri, ariyo Mana yabakuye mu Misiri. Ibyo rero nibyo bitugaragariza ati se umuntu uvuga Kristo akavuga ngo nemera Kristo, no uwuhe Kristo yemera?
kuko n'abariya nabo baravuga ati iyi ni yahwe, ariko niyo yadukuye mu Misiri ari ikigirwamana. Ni kimwe n'uko n'abandi dusanga nk'urugero mu Bayisilamu sura 5:18, sura 6:101, sura 17:111, sura 4:171, sura 10:68, sura ya 19:8 kugeza muri 9 n'ahandi havuga ko Ara atari data. Ara ntago aba data, Ara nta mwana yagira. No kuvuga ngo bahakana Imana mwana. Niba bahakana mwana bagahakana Kristo. Abahamya ba Yehova, aba Mormons, ni kuki abantu bamamaza Kristo bamuvuga umunsi ku wundi ari bo bahitamo kuvuga ngo ndibo antikristo? Ahubwo nuko abantu benshi nkuko bivuga ngo ubasha bw'ikuzimu ntago buzayitsinda, nuko ubwo ubasha bw'ikuzimu bugomba kuza kurwanya kiliziya y'Imana. Bivuga ngo hari uburyo bwayirwanyijemo guhera mbere batoteje abakristo, barabica, bakajya babica kugira ngo kiliziya izimire. Ntiyazimira n'ubundi irakomeza. Nyuma muri za 600 igihe abayisilamu batangiye, baragiye barwanisha inkota, kiliziya barayirwanya, nyuma n'ubundi birangira kiliziya itazimye. Hari abantu n'ubundi baravuga ati amategeko y'Imana turayakurikiza, ariko se kuki bivuga ngo urajya ubahiriza umunsi w'isabato? Ese isabato ni ryari? Ku cyumweru kuwa gatandatu w'isabato ni ryari? Muri Matayo 5:17 baravuga ngo ntimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi, sinaje gukuraho ahubwo naje kunonosora. No kuvuga ngo Kristo ntabwo yaje gukuraho amategeko, ntabwo yaje gukuraho amategeko y'Imana, ariko mu bityo aravuga ngo umwana w'umuntu ni umugenga w'isabato. Nkuko kandi tubisome atumye intumwa, arazibwira ati ubakiriye neza ninjye aba yakiriye, n'unyakiriye aba yakiriye uwantumye, muri Matayo 10:40. Ndavuga ngo uko intumwa zigishije tubyakira nkuko twakakira Kristo. Ndavuga ngo niba we yarivugiye ati ubakiriye neza ninjye aba yakiriye, ndavuga ngo inyigisho y'intumwa iratunganye, kandi koko niyo Kristo akeneye, niyo Kristo ashaka. Ukavuga ngo sinaje kuvanaho amategeko, ntiyaje kuyakuraho ahubwo yaje kuyanonosora. Ibyo rero nicyo gituma hano muri Mariko 2:28 wavuga ngo nicyo gituma umwana w'umuntu agenga ndetse n'isabato. Ntago isabato ari yigenga Kristo, ahubwo ni buyigenga. Gusa ibi kandi bijyana no kuri ya minsi nkuko twabivuzeho mbere. Ese iminsi ni 7. Iminsi 7 ivugwa muri Genesis ibarwa hakurikijwe igihe igikorwa gitangiriye kugeza igihe igikorwa kirangiriye. Niyo mpamvu hariho iminsi mbere yuko izuba ribaho. Ndumva hari aho nabonye mu Adventiste b'umunsi wa karindwi bavuga ngo bemera ko Imana yaremye ijuru n'isi mu minsi nk'iyi yacu turimo. Bavuga ngo ijuru literale. Ubwo rero niba ari iminsi nk'iyi turimo, byaba bisaba ko izuba riba ryararimwe mbere, ryabayeho mbere, kugira ngo rikomeze rizenguruka isi. Imana yaba yararemye isi ryari? Yaba yararemye ku munsi wa kangahe, kandi uwo munsi utarabaho izuba ritarabaho? So urumva na logique nabyo ubwabyo nta birimo, kuko izuba ryarimwe ku munsi wa 4. Ubwo mbere yayo hari iminsi 2 yitubwira. Iyo minsi rero ntago ari iminsi nk'iyi minsi isanzwe burira buracya, ahubwo ni ukuva igikorwa gitangiye kugeza kirangiye. Vuga ngo mwiyimuka Misiri 29 kugeza kuri 11 aravuga ngo uzakore imirimo yawe yose mu minsi 6, naho uwa 7 ni isabato y'Uhoraho Imana yawe. Ntuzagire umurimo n'umwe ukora, ari wowe, ari umuhungu wawe, ari umugaragu wawe, ari umuja wawe, ari itungo ryawe, ari n'umusuhuke waje iwanyu. Kuko mu minsi 6 Uhoraho yahanze ijuru n'isi, inyanja n'ibiyirimo byose, maze akaruhuka ku munsi wa 7. Icyo cyatumye Uhoraho awumugisha umunsi w'isabato akawiyegurira.
ni ukuvuga ngo umunsi wa karindwi ni isabato y'uhoraho. Ni ukuvuga ngo umunsi wa karindwi niwo Imana yiyeguriye. Ibi kandi bikagaragara mu Iyimuka Misiri 31:13-17. Ubwira Abayisiraheli uti muzubahiriza amasabato yanjye mubishishikariye, kuko ari cyo kimenyetso nashyize hagati yanjye namwe uko ibisekuruza byanyu bikurikirana, kugira ngo bamenye ko ari njye Uhoraho ubatagatifuza. Muzakurikize rero isabato, kuko ari umunsi mutagatifu kuri mwe. Utazayubahiriza wese azishwe. Umuntu wese uzakora umurimo kuri uwo munsi azacibwe mu bo bava inda imwe. Mu minsi 6 bazajya bakora imirimo, maze umunsi wa karindwi ube uw'ikiruhuko cy'isabato, umunsi mutagatifu wagenewe Uhoraho. Umuntu wese uzakora umurimo ku munsi w'isabato azicwe. Abayisiraheli bazakurikize rero isabato, maze isabato izababere isezerano ry'indahinduka kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Ni ikimenyetso kizahoraho iteka ryose hagati yanjye n'Abayisiraheli, kuko Uhoraho yaremye ijuru n'isi mu minsi 6, ariko ku munsi wa karindwi agahagarika imirimo akaruhuka. Ibi rero urumva muzubahiriza amasabato yanjye mubishishikariye. Bigaragara ko hari amasabato menshi, kandi hano igihe bavuga bati muzakurikize rero isabato kuko ari umunsi mutagatifu kuri mwe, hakurikiraho irindi tegeko, hakongera akazavuga ati mu minsi 6 bazajya bakora imirimo, maze umunsi wa karindwi ube w'ikiruhuko cy'isabato, umunsi mutagatifu wagenewe Uhoraho. Umunsi wa karindwi, uyu munsi wa karindwi abantu benshi bavuga ati ni kuwa gatandatu, ni iki? Ariko urumva iminsi ntabwo ibarwa, kuko ubajije umuntu se umunsi wa mbere ni w'Imana nyine yaremyeho ijuru n'isi, yari kuwa kangahe? Ntabwo abimenya. Iminsi ya mbere ntabwo iminsi Imana yaremyeho ntabwo ibarwa uyu munsi. Tugakomeza mu ntangiriro 2:1-3 haravuga ati ijuru n'isi n'ibirimo byose byashojwe, bityo ku munsi wa karindwi Imana isoza umurimo yakoraga, nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umurimo yari imaze gukora. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, irawiyegurira, kuko ari wo munsi yaherutseho umurimo wose yari imaze gukora. Umunsi wa karindwi ni wo munsi w'Uhoraho, ukitwa isabato y'Uhoraho. Ibi kandi dukwiye kubyumva. Hari abavuga ngo amasabato, abafarisayi tubaziho nk'abantu bakurikizaga amategeko cyane rwose kabisa, bagakurikiza amategeko uko yanditse. Dusomye muri Luka 18:11-12, umufarisayi aremarara asengera mu mutima we avuga ati Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya 2 mu cyumweru, gatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Iki ni ikimenyetso kitugaragariza ko abafarisayi bagiraga amasabato 2, ariko bakagira iyo bakurikiza cyane kurenza indi, yari uwo ku munsi wa gatandatu. Uvuga ngo bagiraga amasabato 2, ariyo mpamvu bayasibaga kurya inshuro 2. Uwo munsi w'Uhoraho rero niwo bavuga ati wa munsi wa karindwi dusanga mu ntangiriro. Imana avuga ati uyu munsi irawiyegurira, kandi tuzi ko Kristo ari Imana nk'uko twabibonye mbere. Mu byakozwe n'intumwa 20:7 haravuga ngo kuwa mbere w'icyumweru ubwo twari duteraniye hamwe ngo tumanyure umugati, Pawulo wari uraye ari bugende aganira n'abavandimwe kugeza mu gicuku. No kuvuga ngo intumwa zateranaga kuwa mbere w'isabato. Ibi tubyumve neza nk'uko iyo hari aho muri bavuga ngo amategeko, ariko abantu bakabasha kubitandukanya igihe bavuga amategeko y'abafarisayi n'amategeko ya Kristo, ngira ngo biratandukanye n'abantu bashobasha kubyumva. Naha rero iyo bavuga ngo isabato
ni isabato y'abafarisayo. Iyo rero niyo sabato yabo. Ngira ngo n'abakristo ba kera bagiye babivugaho nyuma, bagaragaza ko iriya yari isabato y'abafarisayi, ko abakristo batagomba kuyikurikiza. Nk'uko Yesu avuga ati nimwirinde umusemburo w'abafarisayi. Abantu kenshi bakunze kuvuga ku by'isabato bakunze gukoresha ndumva ari Abaheburayo 4:1-10, ariko aho hantu iyo uhasomye neza, nubwo nahereye mbere nabivuzeho ko hari igihe abantu bagaragaza umurongo ariko batavuze ibirimo, bigaragara ko isabato abakristo bakurikiza itakiri ya yindi y'abafarisayo, ahubwo ko Nyagasani yashyizeho undi munsi utari wa wundi w'abafarisayi bakoreshaga. Nuko rero uwo munsi akaba ari wo ku cyumweru. Ubwo ku cyumweru ku bakristo niyo sabato ya Nyagasani, ni wo munsi w'uhoraho. Nk'uko rero intumwa zose zabyishije ko ari ugusenga ku cyumweru, kandi ko uwumvise intumwa bayumvise Kristo. Nuko rero niyo sabato igenga abakristo. Niyo mpamvu iyo udasenze ku cyumweru ntabwo uba wubahirije wa munsi wa karindwi uhoraho yigeneye. Nguyu munsi uhoraho yigeneye nutubera umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Uwo munsi ni umunsi w'izuka rya Nyagasani, ari wo munsi Yesu yazutseho, ari nawo munsi intumwa zigishije ko abakristo bagomba gusengaho, ari nawo dusanga muri ya ntangiriro nahe hose bavuga ati nguyu munsi uhoraho yigeneye. Imana imaze kurema ibintu mu minsi 6, umunsi wa karindwi irawiyegurira. Uwo ni wo munsi Imana yigeneye, ari wo munsi ugomba kutubera uw'ibirori n'ibyishimo. Iyo rero niyo sabato, kandi tuzi neza ko abafarisayi n'ubundi Kristo yabaregaga kudakurikiza amategeko y'Imana, ahubwo bagakurikiza imico karande yashyizweho n'abantu. Byanashoboka ko niyo sabato ariyo yo kuwa gatandatu ariyo bari baragize iy'agaciro cyane, ariko bakiyiriza kabiri mu cyumweru, bivuze ko hari undi munsi nawo bakoreshaga bari gusenga. Kuki uwo munsi wo batawuhaye agaciro cyane nk'uko bahaga agaciro kuwa gatandatu. Nk'uko rero twavugaga ku bijyanye n'iremwa, mu ntangiriro bavuga ngo Imana iravuga iti ntihabeho ibinyarumuri mu kirere cy'ijuru bitandukanye amanywa n'ijoro, bibe ibimenyetso biranga ibihe by'amakoraniro, bijye kandi biranga iminsi n'imyaka, byakire mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi. Biba bityo. Nuko Imana ihanga ibinyarumuri binini bibiri, ikinyarumuri kinini kugira ngo kigenge amanywa, n'ikinyarumuri gito kugira ngo kigenge ijoro. Ihanga n'inyenyeri Imana ibishyira mu kirere cy'ijuru kugira ngo bimurikire isi, no kugira ngo bigenge amanywa n'ijoro, bitandukanye urumuri n'umwijima. Imana ibona ari byiza, burira buracya, ubu munsi wa 4. Urumva ko hano Imana ihanga ibinyarumuri kwari kugira ngo birange iminsi n'imyaka. None mbere yuko ihanga ibyo binyarumuri, umunsi wabazwe ute? Umunsi ni kwa kundi twabivuze, kuva igikorwa gitangiye kugeza igikorwa kirangiye. Ni umunsi mu maso y'abamarayika bayita Angelic Day. Niyo mpamvu rero isabato igenga abakristo ntago ari kuwa gatandatu, ni ku cyumweru. Niyo mpamvu rya tegeko bivuga ngo urajya wubahiriza umunsi w'isabato. Umunsi w'isabato ni wa munsi wa karindwi Imana yigeneye, ari nawo dukomeza gusanga ko uwo munsi wa karindwi Imana yigeneye. No mu bahanuzi Dawudi avuga ati, muri Zaburi avuga ati ngo uyu munsi wari yigeneye nutubera umunsi w'ibirori n'ibyishimo. Tukaza gusanga ko umunsi w'uhoraho, umunsi wa Nyagasani ari ku cyumweru, nk'uko bigaragara mu Isezerano Rishya no mu byahishuwe n'abakristo ko bateranaga ari ku cyumweru. Nuko rero iyo niyo sabato yacu. Naho abantu benshi baravuga ati oya,
kalendari yatangiye ryari, nibwo hashyizweho kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Mbere yari ku wa mbere w'isabato y'abafarizayi. Ubu rero ntago bikiri ngombwa ko tuwita uwa mbere w'isabato y'abafarizayi, ahubwo ni ku munsi wa karindwi nyine. Kandi n'ubundi ntago iminsi ibarwa ngo mu buryo ngo buri literale, kuko ibyo ntago bibaho. Wasobanura nyine mbere y'uko izuba ribaho umunsi wabarwa gute? Ibyo rero nibyo bituma iryo tegeko rirubahirizwa ndetse cyane, ahubwo niba utaryubahiriza ni ikibazo. Niyo mpamvu umukristo wese aba agomba kujya gusenga ku cyumweru. Bo hari n'ibindi bibazo byinshi abantu tugerageza kwibaza, ese gusengera abapfuye hari umumaro bifite? Gusa hari icyo Bibiliya ishobora kutwereka. Pawulo muri Timoteyo wa kabiri 1:15-18 dusanga aho asengera uwitwa Onesifori wari warapfuye. Haragira hati: Nyagasani nagirire impuhwe urugo rwa Onesifori. Nyagasani namuhe kuzaronka imbabazi ku Mana kuri wa munsi. Ni kuki yasabira Onesifori ko Imana izamugirira impuhwe kuri wa munsi, ku munsi w'urubanza? Kandi niba Onesifori Imana itaramugiriye impuhwe mu buzima, kuki? Bivuze ko Pawulo hari ibyo yari azi ko umuntu ashobora kugirirwa impuhwe ku munsi w'urubanza atari muri ubu buzima. Kuko Kristo abivuga ati, harahagira ati, icyaha kitababarirwa utuka Roho Mutagatifu. Harahavuga ati, ibyaha bindi bizababarirwa ari muri iki gihe no mu gihe kizaza, in this age or the age and the age to come. Icyo gihe kizaza nicyo gihe hano ari uwo munsi, ku munsi aribwo Pawulo avuga ati, Nyagasani namuhe kuzaronka imbabazi ku Mana kuri wa munsi. Bityo rero kuba wasabira umuntu wapfuye nta kibazo habe na kimwe, kuko iyo biba ikibazo Pawulo ntiyari bubikore. Ntabwo ari gusabira Onesifori ko Imana izamugirira imbabazi ku munsi w'urubanza. Ibi kandi ushobora kubibona usomye mu Banyakorinti ba 3:13-15, Petero wa mbere 1:6 kugeza kuri 7, Ibyahishuwe 21 n'ahandi. Hakaba n'ikindi kintu abantu bakunze kwibazaho cyo kuvuka bundi bushya. Ese kuvuka bundi bushya ni iki? Kibwira no kugenda ukajya gusenga, gukuzuraho Mutagatifu, Umwuka Wera, ngo ugatitira ukikubita hirya ukagaruka hino. Cyane ko ubwo buryo na Pawulo arabubuza, ntago biriya bintu bikwiye byo kuvuga mu ndimi n'ibiki byose mu buryo bw'akavuyo, kuko aravuga ati, Imana yacu si Imana y'akavuyo, si Imana y'akajagari. Ubwo rero hari aho abivugaho, atanga n'umurongo w'uburyo bigomba gukurikizwa. Ndumva niba ari Abanyakorinti ba mbere 14, aho atanga umurongo ngenderwaho, yaba ari abahanuzi yaba ari n'abavuga mu ndimi, uburyo baba bagomba kwitwara mu kiliziya. Ibyo rero Pawulo abivugaho cyane, kandi nako aravuga ati, niba hari uwikekaho kuba ari mu mwuka, afite umwuka, namenye ko ibi mbabwiye cyangwa se mbahaye ari itegeko rya Nyagasani. No kuvuga ngo icyo gihe mu gihe ubirenzeho ukagenda ukavuga mu ndimi ukagira gute abantu 30 muri cacu imwe barimo baravuga mu ndimi barasakuza, ubwo icyo gihe nta mwuka barimo, kuko mudumvise itegeko rya Pawulo. Kuko iyo muryumva mwagakwiye kurikurikiza. Niba mutarikurikiza kandi avuga ko ari itegeko rya Nyagasani, keretse niba Pawulo abeshya, niba atabeshya ubwo muri abanyabinyoma. Ubwo rero hano batwereka ko kuvuka bundi bushya ari ukubatizwa. Ikintu kibyemeza, uretse no muri biya bitugaragariza, byemezwa n'abakristo ba kera. Harimo nka Justin Martyr muri 151, mu nyandiko yanditse mu 151 muri yitwa First Apology. Hakaba Irenaeus mu nyandiko yanditse mu 190, fragment 34. Hakaba Tertullian muri 203 yabyanditseho muri Baptism. Hippolytus muri 217, Discourse on the Holy Theophany.
Cyprien muri 253, hakaba Kanzu ya Carthage ya gatanu yari huriwemo n'abasenyeri b'82 bavuye muri Afrika, Numidia no muri Mauritania, yabaye muri 256. Yemeje ko kuvuka bundi bushya ari batisimo. Hakaba Apostolic Constitutions yanditswe muri 400, hakaba Augustine muri 419 muri City of God n'ahandi henshi. Abakristo ba kera bose bemeraga neza ko kuvuka bundi bushya ari ukubatizwa. Niba abakristo bigishijwe n'intumwa bemeza ko kuvuka bundi bushya ari ukubatizwa, njyewe mu 2000 harya ninjije kuvuguruza intumwa avuga ko kuvuka bundi bushya ari ikindi kitari ukubatizwa. Mutima wanjye singiza Uhoraho, nicyo cyose gisingiza izina rye ritagatifu. Mutima wanjye singiza Uhoraho, kandi bagirwa na kimwe muzo yaguhaye. Wabarira ibicumuro byawe byose, kakuvura indwara zawe zose. Guharura ubugingo bwawe mu mva, kagutamiriza ubutoneshwa n'impuhwe. Uhunda ubuzima bwawe ihirwe, maze ubuto bwawe bukibura nk'ubwakagoma. Uhoraho akoresha ubutabera akarenganura abapfukiranwa bose. Yamenyesheje Musa imigambi ye, n'abana ba Isirayeli bagaragariza ibigwi bye. Uhoraho n'umunyambabazi n'umunyampuhwe, atinda kurakara kandi akagira ibambe. Ntatongana ngo bishyire kera, ntabwo arenze ku buziraherezo. Ntaduhana bihwanye n'ibicumuro byacu, ntatwiyimura akurikije amafuti yacu. Uko ijuru ryisumbuye kure hejuru y'isi, niko impuhwe ze zisagiranira abamutinya. Ku burasirazuba butandukanye n'uburengerazuba, niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Ku mubyeyi agirira ibamba abana be, niko Uhoraho agirira ibamba abamutinya. Koko azi neza icyo twabumbwemo, akibuka ko turi umukungugu. Iminsi y'umuntu ni nk'ibyatsi, akabumbuka nk'ururabo rwo mu murima. Umuyaga wamuha akazimira adasize akarari. Naho impuhwe z'Uhoraho zikomerezwa abamutinya kuva iteka kugeza iteka ryose, n'ubutabera bwe bugahora ku bantu kunzukura ko mu isezerano rye, kandi bakibuka amatangazo ye ngo bayakurikize. Uhoraho yashinze mu ijuru ijabiro rye, maze ingoma ye ikagenga byose. Nimusingize Uhoraho abamarayika mwese, mwe ntwari z'indatwa mwumviriza ijambo rye, mukamwumvira ku kanya kivuga. Nimusingize Uhoraho ngabo ze mwese, mwe mutunganya icyo ashatse cyose. Nimusingize Uhoraho biremwa bye mwese, aho muri hose mu ngoma ye. Mutima wanjye singiza Uhoraho.